Kampani yacu yitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza, amashyamba ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Si ibyo gusa kandi uramutse ushaka kugurisha umutungo wawe watugana tukagushakira abakiriya mu gihe gitoya. Uyu munsi rero nkuko muri kubireba ku mashusho, tugufitiye inzu nziza cyane ya etage igurishwa iherereye Ikinyinya hafi ya gare. Ni etage igeretse rimwe, ikaba ari etage ifite parking ihagije ndetse ifite na jardin nziza cyane kandi nini. Ni jardin yagutse, ikagira kandi ibyumba 4, toilette 3, salon ndetse na salle à manger. Iyi nzu kandi ifite cuisine ndetse ikagira na stock. Akarusho k'iyi nzu nuko yubakishijwe ibikoresho byiza kandi biramba nkuko muri kubireba ku mafoto. Igiciro cy'iyi nzu ni miliyoni 120, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse rero ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu nziza cyane ya etage, wahamagara 0788488697 cyangwa se ugahamagara kuri 0788230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni hano ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw kugira ngo ugende ubona byinshi mu bikorwa byacu ndetse n'indi mitungo myinshi tugiye dufite. Ibi bintu nubibona cyangwa se nubona wakunze iyi nzu, nuzuyaze kuyisharinga cyangwa se kuyisangiza inshuti zawe. Ikindi kandi niwibagirwa gukora subscribe kuri channel kugira ngo imari yose tuzajya dushyira kuri iyi YouTube channel yacu uzajibona mu bambere 5 kuri 5. Ikaze cyane muri Nzuri.